ibyana by'ikige byabaye ndikuru urugo ariko papa una sekiro cyana ino kapera yabishira no gushaka umugore aho warakora iki do washatse wabageye papa uko Seprasa cima. Kita kuliah ni. Ushaka umugore ahubwo mvura mu rugo bazamushakira uzaterekere bakumva kibi n'amakibisha kirama shamani inzara na ibibacu na irahari iziko inzara yishe ibintu ndagaza imwe nago zikigira amasoro twaramanitse ibintu byarakaza kubise yari mumubandi uri no mupapa ndabibona hashize nk'imisi itanu ubu abana so batungishije reka nimyukanye n'ugupapi cyangwa tukica nabo barijaje yeye uzi ukuntu byakaze ahubwo se mwana bombo n'ibyibushye twiga imitwe mwana njyewe je nawe wanyishinga mwana je mfite imitwe ya danje nera niyo mpamvu wowe mani no wabyibushye banarya wowe amafaranga inzara nawe tugira inama bakama amafaranga tugomba bwirira niyo mpamvu nanje kubareba hano mu rugo wanjye nanje kugira ngo dukore deal ya danje sibyo tugire muri ngendagira ngo sibyo dukora nyine umutwe tubwira nyine iyo tiru yawe umutwe dore nguyu umutwe dore nawuzanye dore nguyu ni isezerano rishya wakibaza uti isezerano rishya rigiye kuvamo amafaranga gushaka kuvuga ko Imana igiye kutumanura ibyo kurya tukabirya kakahaye n'amabuye wateka kavamo amafaranga utega mubwire jewe wenda no wakomejwe n'ukuboko k'Uwiteka ndabona utunzwe nabibya turayirya kuri murazana imikino itonze fasha nze mwereke njye kuba pasiteri nawe uri pasiteri noneho uyu nguyu wowe ugiye kuba sibyo umuntu nyine ubundi tugiye kugukiza ariko mu kugukiza turavuga ko amadayimoni yari yaragufashe noneho tukakuvura nyine kuko turi abapasiteri ibyo bintu byose gukora ukareba yuko abantu bataduha amafaranga ushatse kuvuga yuko oya umwana aba umudayimoni none maze tukabona ibyo kurya ishitani tugiye kubiduha cyangwa n'Imana uyu muryango urumva atari kudutera shekera n'Imana ni imiti tuvuga yuko wowe amadayimoni yarakujiyemo kera wari ingurube none kuba urabeshasha njega amadayimoni yagiye kuva ryari ese amafaranga tugiye gukora icyo nawe ahubwo nuko tugira inama ikomeye wowe abapasiteri Imana ishaka ko tujya n'ibana inzara yarangije urani ibintu byarakaze we bapasiteri bashyirwe umwana wowe byihore byose naje igihe mbyiteguye igihe byose naje mbyiteguye naje mbyiteguye igihe uyu nguyu tuvuge ko wenda ari we ukora amadayimoni hanyuma tureke abantu zitangaza umusengera ati wowe abantu barakwizera bazi noneho tubaka ituro amaturo niyo ari imbere turo n'ishimwe abasomera imirongo ifashije bafashwe dusenge tuvuge ko turi abantu berekwa tubabwirire karate zabo berekwe we pasiteri wa danje imuzanemo ibintu amuzanye ibintu byo kugoragura
cyaza kuduhendesha indagazo cyaza Iyo kuraba mitwe nibyo. cyaza kuraba umutwe ni wowe wawe kuko Kuko twanakererewe. ntakunabe nuraba uri pasiteri ndetse nubwo natatebeje urababeshya ko ari pasiteri ndetse pasiteri Madiya ese bari buve murabona bigahasa abantu nk'aba nose ubundi niwe wicara urakora iki ubu birarya niwe wicara se urakora iki Nitubona n'igiceri cy'ijana amahari twagura supadipe. tega amabwire none muri kuko supadipe nazo zahe oya Turabateka. muri kimwe niba duha igihumbi wowe nawe urafata kimwe cya kane inafata kimwe cya gatanu se kimwe cya urabasomera uwe murongo uduha byibuze ibyo Mumu man. bitonde You be mumu. mwebwe mugiye kubona ibiryo niko Imana ivuga haleluya amen haleluya amen haleluya amen muvuga ko mwabariye nubwo mutariye amen Amen. haleluya amen Imana ihimbazwe cyane baravuga ngo Yesu akuzwe Yesu ashimwe Yesu akuzwe iteka ryose Iteka ryose. Imana ishimwe ihimbazwe mugomba nishubije nka nivugira biratangira gute se pasi copa nawe sinzi ibintu bikuba mu mutwe none se pasi turashinga urusengero turakomera oya turagenda tubwiriza abantu mu ngo baraduha amafaranga okay none duhere kwa rwa rugo twabo You be hariya mumu. bakire tubabwire yuko ibintu byabarabaye amafaranga Imana igiye kuyabaka babe badahema amacyango ahubwo cyangwa nakaye gato gukora se Nibyo. agakora agakora sisi simiruka mu rusengero nawe pasiteri simiruka mu Turakabona. agashaka agakora kandi kaka kahe hari Imana dukoreye ngiye kunyaje Mumu man. You be mumu. kora sirari pasenze baduse pasenze baduse pasenze kubihembo iyo nagira twasenga tuzabona ukeshwa ku bihembo serious iyo niyo tugiye gukoresha haleluya amen haleluya Amen. Yesu akuzwe Iteka ryose. Imana ihimbazwe iduha iki ibyo tugiye gukora iki tugiye gutekera imitwe abaturage baduha ibyo kurya uri pasiteri ubu ngubu wowe uri pasiteri uri pasiteri pasiteri uri pasiteri yakona ariko nyine tuvuga ko twamaze wowe uri pasiteri nyine Mumu twese man. turaba pasiteri ubwimbi byo bivuge twese twaba pasiteri Biraryoshya. N'imitekano. wavuga se kuri pasiteri tubakorera muri paruwasi Nyamasheke Nibyo. none navuga ko ndi mwarimu wowe turasengana Kuko twanakererewe. twagiye hanyuma rero twate haleluya haleluya senze baduseka senze baduseka haleluya 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 mukozi w'Imana haleluya 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 Imana ni ituze haleluya haleluya Imana ni ituzanye hano ntabwo nzi ukuntu mageze haleluya haleluya Imana ishimwe haleluya nimashipakasitana lopasinamana ndakubona hano oh mana ndakubona Imana yakunyeretse haleluya haleluya Romera indonjoka. haleluya amen ikibagenza ni iki mbere yuko muza mumbwira za haleluya twebwe turabakorana turabavugabutumwa hano Imana yakohereje hano hari umuntu wenda abona ufite karuvate na bibiliya muragenzwa n'iki koko njye ni pasitoro Bizimungu Jean Pasitoro njye naturutse muri paruwasi Kinyinya n'uyu ni umushumba turagendana turimo turamamaza ubutumwa bwiza buturuka ku Mana hano muri uru nyine turimo turasura ingo zo muri kano gace na hano twari tuhabonye turavuga ati hano ntabwo twahacaho cyane ko twari tukubonye mwicaye hanze yo mureka mbabwire rero hari ikibazo nari imaze iminsi ifite ariko do hano hari n'umuntu urwaye diyabete cyahari muri uno muryango wacu
Reka mukenzi binyi n'ubu ufite uturwara twa hato na hato tw'uko ashaje. Imana ntadubeshye nawe ubu ngubu tuvugane Imana oya ubu aka kanya tuvugana ubu wowe ugiye gutunga indege nta modoka wari ufite nta gutunga indege ubushomeri wari ufite wari umaze imyaka myinshi uri umushomeri karame nigute umuntu atunga indege n'ibyo kurya byamunaniye turagusoma oya haleluya hano Imana irabikora byose n'uwo ngo wari urwaye Imana iramukijije kubera Imana kiri butume mbona indege n'ibyo kurya byabuze. reka dusome Matayo 5:5 haranditse ngo mwanzige mwe mugiye kubona inyamaswa nini cyane ibaziye iremereye ije kwamamaza ikinyoma kandi iyo nyamaswa izaba ifite amahembe 12 ifite iminwa 30 yose nta muntu n'umwe uzasigara ku isi izabarambura haleluya amen haleluya iyo nzige yavuze ko uyu muhungu wacu yego wowe ubungubu wowe uri inzige ariko ntabwo tuvuga ko uri inzige ahubwo ni Imana yashatse kubinyuzamo oya pastor ubungubu wowe hari ibyago birimo birakuzira ariko ubungubu bikuvuyeho haleluya ubu wowe urakijijwe Pasiteri rero nagafata mufite ko numva inyota inyishe pasiteri rero fata ziraza mu kanya ubwo reka maze babwire icyifuzo cyane. Rero ufite umukecuru ubashijwe n'intuzo n'indwara nyinshi nyinshi za diyabete uburwayi bugiye uwo yakize rero najya mbabazi kumusengera yenda nk'amasengesho nkabona uwo yakize pastor oya kumusengera twebwe dukorera Imana ushaka waduha ibyo ushaka bundi twebwe ntabwo tugira amafaranga ducira pe wowe ushaka icyiza cy'uko yatambuza uko dusengeye sibyo ugafashwa tukagusengera ukabona ibintu birahindutse ushobora wowe sibyo nk'uko Imana yavuze ngo muzahazwa n'Uwiteka mu gihe mutazi ubu natwe Imana yatwohereje hano ngo tubafashe namwe mudufashe muri no sino gufatikanya natwe nk'abapasiteri murabizi ntabwo duhinga twebwe nyine twamamaza ubutumwa bw'Imana niyo mpamvu twaje hano n'ijambo ry'Imana muri make ubu nawe wagiye mu mubare w'ab'Imana ikunda haleluya Imana iravuze ngo nk'abapasiteri dutunzwe n'ijambo ry'Imana baravuze ati ibyo mufite byose mubiduhe tubijugunye tujye kubimena dutunzwe n'ijambo ry'Imana kandi haranditse ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari iby'Imana mu bihe by'Imana bivuze nk'imitungo yose ufite ugiye kuyiduha tujye kuyiha Kayizari tuyijugunye iryo ni ijambo ry'Imana ubwo se ninayibaha ndasigara n'iki kaye ibibazo ufite bigakemuka Imana izakugirira neza ugiye kuba uw'Imana ubu ngubu ugiye gukizwa ibi byaha byose bigiye kuvugwaho kubera Imana haleluya amen haleluya ubu rero gusenga twari turangije pastor ndumva icyakurikiraho nuko twamusuye yatubwira amakuru ye oya makuru yo twayarangije amakuru twayarangije agiye kuduha twebwe hari n'umuntu twakijije tumukuramo amagurube kera yari umuntu ariko nyine yaje kugira ikibazo hamuzamo nyine abasazi ab'ingurube agenda akajya ahuma ngo urabizi kuntu ingurube mwaje kumusengera sarakira ari hanze ari hano ruguru turaza tumuzane nawe atanga ubuhamya haleluya haleluya amen Yesu urashidikanya yuko Imana idakora hari abantu 15 twasengeye reka mabwire mwana oya hari abantu 15 kuba ntavuga ko Imana ikora ubu se nimba uzi ugasenga maze kubona abapasiteri barenze 3 baza gusengera umukecuru ntaki nkabaha amafaranga bagenda wowe mubaye abakane ubu se namwe ni mu wowe n'ushaka uwo mukecuru turamujyana mu ijuru pastor zanamusomera umurongo twasengeye abantu 15 abo bose bagiye mu ijuru badapfuye n'abamarayika hamwe n'Imana bimwereke Imana irakora iriho Imana irakora
twebwe ntabwo turi abapasiteri tugendana n'ijambo ry'Imana kandi twebwe turi abizerwa nubona yuko ino bibiliya ari ntoya, Imana ino ishimwe bibiliya ntabwo ari ntoya, ijambo riyirimo ndabibona nyine ni ibyahishuwe. rino jambo riyirimo niryo rinini kuyirusha. reka gusomera muri Yohana muri 3 haranditse ko bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko siko Yobe mumu. tuzamera ntikurerekanwa icyako icyo tuzi ni uko Apostle, we hear of this. niyerekanwa tuzasa nawe amen ariko Amen. No, 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 no. amen Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya, Amen. amen ariko amen. icyo dushidikanyaho Oya wa muntu tujye kumupumuza mukuzanire tagira ngo twebwe turaba pasiteri b'ibinyana pano yari yatebezutse ariko pastor ko icyo dushonje oya aradukorera mu suti Yobe mumu. no kurya turarya umwuka wera ibyo nawe watetse ntiturabirya iyo duhaga oya si uguhaga niyo yaduha ibasi tukayirya si uguhaga tuba duhagije Imana. ako kanya iyo utetse ibasi Yongere uzanire uwo muntu mwakijije nawe tuze kumubaza. nuduha ibasi tukayirya tukayimara n'Imana irabihaza. Nibyo ngibyo twebwe tugendera. Tega nze muzane kupasha yego namuzanye Ni wa muntu wambwiraga se wakijije amadayimoni. ubu nagavuga ariko ubu ngubu tugiye kumuvura n'ukuboko kera kwararamaye ubu ngubu hamuvuye dore yarakize ukuboko kurakora none bari baramuvuna kera yari umukino baramuvunnye ubu ngubu arimo aravuga mu bintu ntabwo ururimi rugira neza ariko tugiye kumusengera uhita ubona twebwe ko tutaba abapasiteri b'ibinyoma. pasiteri niwe ugiye kumusengera rero ukuntu Imana yacu haleluya aka kanya Imana irambwiye ngo amen haleluya ururimi rwawe ruragobototse Mana data urakoze haleluya Imana irabikoze opata sakana takobo leko somade donase tokmali vuga mukozi w'Imana haleluya uravuze agiye kuvuga witwa ngo iki yavuze ibintu byabaye haleluya Yari kiragise koko. kiragi Imana dusengera Umwuka wera abashije kuvuga. Kandi shaka ubashije kuvuga cyangwa ntabwo wavugaga. None ubashije kuvuga. barimo aravuga Ese neza indwara yo kuvunika yewe warahuriye he? urabibona ko naravunitse n'ukuguru nyine ariko iyo biragenda. mutavuga niwe wavukanye uyu yari yaravunitse niyo mpamvu ndabona bwije ushobora kudukorera mu ruhago Yobe mumu. aha n'ahandi ruriya rugo rukurikiyeho tujye tujyayo nawe. Pasiteri rero nawe mwarimu ndabashimiye ko mwaje kunsura. yego rwose turagushimira Mukaba mwaransengeye mwagubwa neza. Nkaba numva byagenze neza mu buzima bwanjye kandi simba hejuru y'utaha muzagaruka. Rero mu mafaranga ntabwo nari mfite amanyarwanda, mfite amadovize. amadovize eh, bavuga amadolari ni amadolari ariko nyine Bajya kuvunjisha ku muzungu. akaswe usigaye uzi n'amafaranga se ubu ngubu Yobe mumu. yarayazi kandi atavugaga hari oya ikintu. kuba ikiragi ntabwo bivuze ko utazi ibintu Mumu man. Imana izakubwira mbere yuko abandi babimenya Imana yavuze ati n'ibiragi bizavuga
n'inyoni zizagenda inyoni nanjye tuzaguruka nk'inyoni ese n'uzaguruka mu kirere we nabyo twifuza kuguruka nk'inyoni mu kirere uzi ukuntu tuzazamurwa nk'abantu ntushaka kugera mu rurembo rw'ijuru ahubwo kandi wowe ukiga ubutunzi ufite ko bwiza ugiye tujya kubumena muri n'abatekamo oya ntuza wa mutekamutwe yagutetse ibiryo cya gihe akutuma amafaranga uzi ko yawutetse mu mano pasi ye baba we ko yarawutetse uriya muntu rero tujya kumureba ntago aducika yaguhaye aya mafaranga yawe wari wayakoreye uriya mutekamutwe ni umukuru njye binje mu mutwe mbise mbyibuka uriya mutekamutwe turamufata aho mujya mugera naho muri kuvugana mumva muravuze ati muri abatekamutwe iryo jambo riri kenshi cyane abatekamutwe nyine nabo twari abasengeye aya pasiteri watekeye imitwe ahandi wowe oya ahubwo pasiteri nibagiwe pasiteri nyine yatekaga imitwe kera ariko uramubeshyeye wagira ukotora ikirimi cyawe cyewe nasengeye abantu igihumbi bagiye mu ijuru bose nigute umwira ngo nariye ariko pasiteri nawe wabasengeye guteka imitwe uzi uko watekaga imitwe kugira ngo turye pasiteri akimara kubatekera imitwe yayisabire ubu ngubu dusigaye turi abizerwa mu gihugu mbega abapasiteri baragenda nkabona mbonye abapasiteri ushatse kuvuga se ko tutari abanyabo twese turagenda nta n'ibiryo uduhaye twagenze ubutayu twagenze ibiryo twamamaje imana kandi pasiteri wibuke yuko naragenze ndabona ngo mbonye pasiteri nkabona bwa mbere baraje banekeye umutwe bwa kabiri namwe mwari mubaye aba gatatu none ubu ngubu si ubu nkamwe turi abizerwa ni bibiliya twerekeza inzira ntabwo nari nzi yuko uri umugugu aho bigeze aho ngaho wagiye ugira mubwire no mu rugo turagenda taduhaye si ibiryo ariko se hayo kristo wa kwawe kuko jambo ry'imana reba umwuka pasiteri rero ndakumva rwose urakoze ahubwo urakoze tuzanira amazi tube dukaraba ariko njyewe ntabwo ndi bukarabe amazi se reka rero mbabwire umuntu ararisha intoki nta kibazo umuntu pasiteri namwe nawe mwarimu turarisha intoki twakoze ikintu tuzaniye wakarabye wavuye muri gukaraba amazi y'umugisha arahari urakoze ariko twe twaje no kumukarabya amazi y'umugisha atagenda atanayagize dukunze ko bakarabya amazi y'umugisha bagereho amen ariko bagiye kuduha amazi y'umugisha mukaraba amazi y'umugisha mukaraba mudisiga n'amavuta oya tugiye kurya urakoze rwose nawe urakaraba yahaze dusengera ifunguro ryo kurya pasi yahaze nawe naje n'abatuzanira ifunguro twe dusenga ifunguro rero pasiteri nubwo mbonye mu mwihaye amazi mugakaraba mukanagira ibintu byose nanjye inzara yaranyishe pe mu by'ukuri nanjye inzara yaranyishe kugira ngo nanjye mbashe kubona icyo ni intambara none se nadakumbati waturebera byibuze aho tugeze tunagahekenya kereka ngiye mu kabande ko hano ari ibyaro nta n'agakondo k'ikijumba nako wakakwihera mwicarane se ubu ngubu nta kintu na kimwe nanjye nta n'agakoma se agakoma mubyeyi yagiye akanyweye yewe pasi kasengeye hehe nawe uri urunyenda ntabwo nyenda twigendere byose